Muraho neza. Muri iyi video tugiye kuvuga kuri chapitre ya kabiri y'igitabo twavuze muri video yabanje, umwana w'umuhanga, umwana w'umukire. Muri chapitre ya mbere twabonye ko kuba umuhanga ku ishuri bidahagije ngo utsinde mu buzima, ariko si ikibazo gikomeye ni iki gituma abantu bamwe batsinda mu buzima abandi bakomeza kuba ubuzima bugoye nubwo bize cyane. Muri chapitre ya kabiri umwanditsi atwereka ikintu gikomeye cyane, uburyo abana biga gutekereza bitandukanye bitewe n'uburyo barezwe n'ibyo bigishijwe. Aha niho utangira kubona itandukaniro hagati y'umwana w'umukire ndetse n'umwana w'umuhanga. Niba ushaka kumenya uburyo imitekerereze yawe ishobora kugena ubuzima bwawe, komeza urebe iyi video. Reka dutangire chapitre ya kabiri. Muri iki gice umwanditsi atwereka ikintu gikomeye cyane abantu benshi batitaho, uburyo imitekerereze y'umuntu itangira kubakwa akiri muto. Ukuri ni uko ntabwo tuvuga tuzi amafaranga, twiga amafaranga kandi twigira ku bantu badukikije. Umwana akura areba ibyo ababyeyi be bakora buri munsi. Iyo ababyeyi bahora bavuga bati amafaranga ni make, ubuzima buragoye, ugomba gushaka akazi keza, umwana nawe atangira gutekereza atyo. Bivuze ko imitekerereze yawe y'uyu munsi ishobora kuba yaratangiye kera cyane. Reka dutange urugero ku bana babiri. Umwana wa mbere yakuriye mu muryango utekereza gusa ku kazi n'umushahara. Undi mwana akurira mu muryango utekereza kuri bizinesi, gushora imari ndetse n'uburyo bakoresha amafaranga. Nyuma y'igihe abo bana bombi bazagira ubuzima butandukanye. Si uko umwe yarushije undi ubwenge, ni uko bigishijwe gutekereza mu buryo butandukanye. Nicyo gituma umwanditsi avuga ko itandukaniro hagati y'umwana w'umukire n'umwana w'umuhanga si ishuri, ahubwo ni imitekerereze. Imitekerereze yawe niyo igena ibyo ukora, kandi ibyo ukora nibyo bigena ubuzima bwawe. Abantu benshi baratekereza bati nabona gute amafaranga. Ikibazo ni uko ubu buryo utekerezamo butuma uhora ukorera amafaranga. Abantu batsinda mu buzima bo baratekereza bati nakora iki ngo amafaranga nkorere. Aha niho itandukaniro ritangirira. Iyo uhinduye ikibazo wibaza, uhindura ibisubizo ubona. Ntugahore ushaka amafaranga, tangira ushake uburyo amafaranga yagukorera. Ikindi gikomeye cyane muri chapitre ni iki: abantu benshi bariga ariko ntibiga ibintu by'ingenzi mu buzima. Bigishwa gusoma, kwandika, kubara, ariko ntibigishwa gucunga amafaranga, gutangira bizinesi cyangwa gutekereza nk'umuntu ushaka amahirwe. Niyo mpamvu ushobora kubona umuntu wize cyane ariko agakomeza kuba ubuzima bugoye. Niba utigeze wigishwa uko amafaranga akora cyangwa uko watangira ikintu cyawe, ushobora kubihindura. Ushobora gutangira uyu munsi kwiyigisha ibintu ishuri ritakwigishije. Ushobora gutangira gusoma ibitabo, kwiga ku mafaranga no guhindura uburyo utekereza. Kandi ikindi, ntugomba gutegereza kuba ufite byinshi ngo utangire. Tangirana n'icyo ufite. Ikintu cy'ingenzi si amafaranga ufite, ni ubumenyi ufite. Abantu babiri bashobora kuba bafite amafaranga make cyane. Umwe akavuga ati sinabishobora, undi akavuga ati nakora iki ngo mbishobore. Uwa kabiri ni ufite amahirwe yo gutsinda, kubera ko atekereza nk'umuntu ushaka ibisubizo. Niyo mpamvu umwanditsi ashimangira cyane ko ugomba kwigisha abana bawe uburyo bwo gutekereza, si ukubigisha amagambo gusa, kuko ibyo batekereza nibyo bizagena ubuzima bwabo. Reka tugere ku kindi kintu gikomeye: ubuzima ntibugengwa n'ibyo wize gusa, bugengwa n'ibyo utekereza buri munsi. Iyo utekereza nabi ku mafaranga ukomeza kugira ibibazo by'amafaranga, ariko iyo utekereza neza utangira kubona amahirwe. Kandi ibi byose bitangira mu mitekerereze yawe. Niba ushaka guhindura ubuzima bwawe, tangira uhindure imitekerereze yawe. Muri iyi chapitre ikintu gikomeye cyane kirimo ni uko abantu batandukana bitewe n'uburyo batekereza, kandi ibyo utekereza bitangira kubakwa kuva kera cyane. Niba ushaka kuba umuntu utsinda mu buzima, ntukore gusa cyane, ahubwo tekereza neza. Hari ikintu gikomeye cyane nshaka ko wumva neza muri iyi chapitre. Abantu benshi batekereza ko ubukire buturuka ku mafaranga menshi, ariko ukuri ni uko
ubukire butangirira mu bitekerezo byawe. Iyo umuntu afite imitekerereze yo gutinya amafaranga ahora atekereza ku bibazo, sinabishobora, ntibishoboka, biragoye. Ariko umuntu ufite imitekerereze yo gutsinda atekereza ku bisubizo, nakora iki, nabyiga gute, nabigeraho nte. Aho ni ubuzima butandukaniye, si ku mafaranga ufite, ni ku buryo utekereza. Amafaranga si yo atuma umuntu aba umukire, ni ubumenyi bwo kuyakoresha. Niyo mpamvu ushobora kubona umuntu winjiza amafaranga menshi ariko agakomeza kuba mu bibazo by'amafaranga, kubera ko atigeze yiga uko amafaranga akora. None se igisubizo ni ikihe? Ni ukwiga. Si ukwiga amasomo gusa, ni ukwiga ubuzima. Tangira kwigisha uko amafaranga akora, uko wakwihangira imirimo, uko washora imari, ndetse n'uko watangira niba ufite ibintu bitoya. Kandi ntugategereze kuba ufite ibintu birenze cyane cyangwa ibintu byose byarabaye byiza ngo ubone gutangira. Tangira uko uri, tangirana n'ibyo ufite. Ibi twarabivuze cyane muri video zabanje, ko utagomba gutinya gutangira ngo nuko udafite ibintu byinshi bihagije. Oya, ugomba gutangirira aho uri ndetse n'ibyo ufite. Bizakomeza bikure, uzagera kure. Ikindi gikomeye cyane, abantu benshi batinya gukora amakosa, ariko kuri ni uko amakosa niyo atwigisha ibintu byinshi kurusha amasomo. Niba utinya gukora amakosa, uba uri kwibuza amahirwe yo gutsinda. Abantu batsinda mu buzima bo baragerageza, bagakora amakosa, bakiga, bakongera bakagerageza. Aho niho gutsinda guturuka. Niyo mpamvu ari ingenzi cyane kwigisha abana kudatinya kugerageza. Kuko iyo umwana yize gutinya gutsindwa, akura atinya no kugerageza. Ariko iyo yize kugerageza, akura afite umuhate wo gukora ibintu bikomeye. Ibi ni byo bitandukanya ubuzima busanzwe n'ubuzima bwiza. Kandi ikindi, ntukemere ko ibitekerezo byawe bigarukira ku byo ubona uyu munsi gusa. Tekereza kure, tekereza n'ibintu binini. Kuko ibyo utekereza uyu munsi nibyo bigena uko uzaba hejuru. Niba ushaka guhindura ubuzima bwawe, tangira uhindure imitekerereze yawe. Aho niho byose bizatangirira. Twarabivuze muri video zabanje, tugomba kubivuga cyane. Ugomba kwiga gutekereza ibintu binini. Ugatekereza nk'abantu b'abashoramari, ugatekereza nk'abakire. Ugatangira kwiga iby'amafaranga ndetse n'uburyo wayakoresha. Twabonye ko imitekerereze ari yo igena ubuzima. Mu gice gikurikira, tuzareba uburyo ushobora gutangira kubaka iyo mitekerereze igufasha gutsinda mu buzima no mu by'amafaranga. Wakoze cyane kubana natwe muri iki gice, ndizera ko wakuyemo amasomo menshi. Isomo rikomeye riri hano, ugomba guhindura imitekerereze yawe ndetse ugahindura n'iy'abana bawe. Ugomba gutoza abana bawe gutekereza ku mafaranga, ntatekereze gusa ko ikintu bakeneye kugira ngo babeho neza ari umushahara, ahubwo bagomba kwiga ko amafaranga yabakorera ndetse n'uko bajya bashora imari n'uko batangira bizinesi yabo. Murakoze cyane. Kora like, usharinge n'inshuti zawe ndetse unakore subscribe.